umurongo wawe data, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye uburinzi bwawe Mana, rihabwe icyubahiro data. Ntawasa nawe Mana, iyo turyamye dusinziriye cyangwa tugenda mu muhanda, turindwa n'imbabazi zawe Mana, rihabwe icyubahiro data. Urakoze Mwami, tugiye gutarama, tugiye kuririmba, tukuramya, ubane natwe ntabwo twebwe ahubwo aba ari wowe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami. Duce bugufi imitima yacu Mwami, ushyirwe hejuru. Urakoze kumvisha gusenga kwacu Data, n'izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Muraho neza nshuti bavandimwe, muri amahoro. Tugiye gutaramana kuko mwari mubizi rero kuri channel Rwamika TV bakunda gucishaho amasomo yo kwiga gucuranga, kandi nazo turabikomeje nta kabuza, ariko uyu munsi kubera ko n'undi tuba twiga gucuranga kugira ngo tuzaririmbe indirimbo z'Imana, gucurangira abaririmbi. So rero ntabwo tuzoza twiga gusa, tuzaducishamo tunaramya Imana, tubazanira abacuranzi batandukanye. Je koko musanzwe mubizi, nije mbangutse, wenda hari abantu batazi isura yanje, nagaza nkunda gucaho gusa ntagaragaza isura, ariko iyi sura niyo mbangutse, abatanzi babimenye. Uyu mucuranzi acuranga Gospel Christ Center Kimironko, yitwa Konsensize, ni umuproducer. Mumwakire kuri Rwamika TV, mugiye kuducurangira muri uyu mwanya. Rero murakoze gufatikanya. Yesu niyatekereje yuko ubana n'Imana yabikunda, yicisha bugufi arapfa we, urupfu rwo ku musaraba. Yesu niyatekereje yuko ubana n'Imana yabikunda, yicisha bugufi arapfa we, urupfu rwo ku musaraba. Imana imuha izina risumba ayandi yose. Imana imuha izina risumba ayandi yose. Kandi n'indimi zose zatumye ko Yesu ari umwami. Kandi n'indimi zose zatumye ko Yesu ari umwami. Kandi n'indimi zose zatumye ko Yesu ari umwami. Nimbaza Umwami. Yesu niyatekereje yuko ubana n'Imana yabikundira, yicisha bugufi arapfa we, urupfu rwo ku musaraba. Imana imuha izina risumba ayandi yose. Imana imuha izina risumba ayandi yose. Kandi n'indimi zose zatumye ko Yesu ari umwami. Kandi n'indimi zose zatumye ko Yesu ari umwami. Marayika arabaza ati, niba muri icyo gitabo ntihagire uwabishobora, tuma Yohana arira, bwira Yohana wirira, dore kare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje, abo muri ico gitabo. Wirira Yohana wirira, dore kare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje, abo muri ico gitabo. Wa Yuda yaranesheje we, abo muri ico
yashenjaguwe ku bwanjye kagakiza karutako Yesu yanyijije nta rukundo rutako yashenjaguwe ku bwanjye kagakiza karutako Yesu yanyijije nta rukundo rutako yashenjaguwe ku bwanjye kagakiza karutako Yesu yanyijije nta rukundo rutako yashenjaguwe ku bwanjye kagakiza karutako Yesu yanyijije itegura urahetse yewe Sara we amarira ararangiye shima Imana imvura y'umugisha iraguye we maruwe no kukwereka neza yanje itegura urahetse yewe Sara we amarira ararangiye shima Imana imvura y'umugisha iraguye we maruwe no kukwereka neza yanje Aburahamu we ese wabasha kubara inyenyeri mu kirere ubibwire Aburahamu we ese wabasha kubara umusenyi wo ku nyanja ubibwire Aburahamu we ese wabasha kubara umukungugu wo hasi ubibwire Aburahamu we ese wabasha kubara umusenyi wo ku nyanja ubibwire Aburahamu we ese wabasha kubara inyenyeri ndagira ngo ahari Aburahamu kuremo izina rya Aburahamu ushiremo izina ryawe muri uyu mwaka ushiremo izina ryawe ukurikirana kuri gitari Aburahamu we ese wabasha kubara inyenyeri mu kirere ubibwire Aburahamu we ese wabasha kubara umusenyi wo ku nyanja ubibwire ni ku rubyaro rwawe ruzangana Aburahamu we dore ni je Uwiteka usezeranye ni ku rubyaro rwawe ruzangana Aburahamu we dore ni je